ni match hafi igice kinini cyose ariko ukabona ko ari imbere ntago bari efficace cyangwa ntago babyaza umusaruro ibyo bagomba gukora. So umukino nuko wari umeze bona harimo mixed feelings abivoriye batandukanye ajemo n'uto tuntu tumwe n'utundi twari aho ngaho kubijyanye na selection ndetse n'abapunditi batandukanye ba Zlatan kuba bakurikiramo gukora na Thierry ari nabo ntibabyumva kimwe bari kuri Fox bari kuri Fox habaye ba Roy Keane bari kuri za BBC bari kuri za ITV bose bano bakinnyi bose bamye bakina umupira bose bari mu biganiro. Ubwo nuko twe tuba twumva ibyo ngibyo wenda rimwe na rimwe biri mu cyongereza cyangwa ibiba biri mu gifaransa ariko urumva imagine ni byinshi mu ndimi z'abakinnyi dusanzwe tuzi baganira bari mu cyarabo ntabwo na gato bahuriza hamwe n'umutoza Faye ku maselection ye n'ibyemeza afata. Nabonye rero byatambutse bigera no muri za Côte d'Ivoire aho haje kuvuka n'ubundi nkuru ivuga ko ngo buri umugore we n'umwaja harimo abakinnyi ubona badasiba mu kibuga kubera ko bari muri company ye kurusha abandi bashobora kugira nawe icyo baza bakongera mu hariya muri equipe y'igihugu. Numiwe numvishije iriya nkuru cyane cyane rutayizamu Boni ngo umugore we arashaka ko iki gikombe cy'isi kimugurisha yatubura rero ntabwo ikaze nabyumvishije no ikaze yavukiye amakuru yavuye muri Côte d'Ivoire kabisa ndani selection ngo byaramugoye cyane gukora selection kuko hari abakinnyi agomba ku expose se niyo mpamvu wahi adakina ari we Romeyer yego wamubonye Haller se wigeze umubona kuri fa umushaka kwataka mu buryo buri physical Zlatan we yabwiye atari ko ni gute umuntu asimbura rimwe kabiri kangahe agutsindira igitego ntumuhe match ngatangira. Amadi afite equipe akinira Manchester United ntaga akeneye kwigaragaza ariko arabandi bakeneye kugaragara imwe na rimwe rero hari ibyo twikoraho wamugane muri make iyi ntuza Côte d'Ivoire ntabwo baramushinja ko atayimanagingze neza ino effective igaragara rwose cyane utwo tuntu twavuzwe. Umugore we ngo afite company n'umwagent n'umushirisheri n'umwagent ntabwo yamaze iminota 5 Amadi yinjiye abona egalisation. Amadi yinjiye ku munota wa 60 Amadi ku munota 65 akuramo igitego ku murongo cyari kuba 2-0. Amadi ku munota wa 71 atsinda igitego. Amadi mu munota wa nyuma atera kufura ikoza nk'impact nk'iyo muntu uyitesha uti undi yamaze ku kibuga isaha yose araho yizenguruka. Boni yaragerageje ukina muri Inter de Milan ariko Boni kuri Eriwa iyo shonange yansigaga iyo shonago nayumvaga Eriwa yateruye Jose Nice yaba Yusufu Nyange akagerageza kuyimbaraga zishoboka kuva yagaruka kurinda n'abarokoye muri ligue bakugumamo. Ntuza se bamuhita nde uyu Aston Villa Gasande niba ari Gasande sanawe yajemo muri bamwe banyuma mu minota 3 ya nyuma ine. So hari baramushinja kutamanaginga groupe nziza yari afite kudashyiramo competition nyayo ikwiye. Ni kimwe n'ibibazo byari muri Senegal babwira umutoza wa Senegal bati no wakoze icyo bita over respect yabo basaza wibagirwa ko ino tournoi sibyo ugomba kumenya ko managinga. Ejo bundi twanagarutse ku kintu cyitwa ngo iyi group iyi match ya Norvège ndetse na Côte d'Ivoire izasa nk'iya Senegal na Norvège kubera iki tubona gukora ama equipe akomeye afite effective navuga ama equipe yacu muri Afrika effective ikomeye azagorana effective mu byagoranye nyine kugira ngo Norvège bakurema ariko ugiye kureba hari byinshi wenda Senegal igiye mu indi competition hari n'ibyo yatangiye gukosora ariko ugiye kureba umwamugani wanyu n'ababireba Côte d'Ivoire ari byinshi ari gukora byinshi birenze kandi iyi effective rwose yari nziza pe. Oya ibyo byose bimaze kujya hanze. Nimagina David muri Axe Centrale ba Invandika ukinira Invandika ukinira bayisheje igikombe cya Afrika muri Axe Centrale titire rukwiye kuba ndi monda ndabireba kuri experience ya Fofana nagakinye uyu mu mediateur Fofana nagakinye urebye nagasimbuye ngo akine. Frank se yarawubona yananiwe pe urabona Frank se ni mukuru ntagakine ya minota yose yananiwe urabona ko yananiwe pe nyine numvanga amakipe yacu urumva ahantu hajemo inyungu nka ziriya. Ese waruzi ko Dezime nukuvuga ngo amakipe yacu ntabuze muri make uruhare runene no kwivangira kwa byabaye gutyo bibona bibishye cyane ku mutoza kandi birahari. David haje intambara ya furusi ku batoza ikomeye Sidik
haje intambara ya furusi ku batoza nk'ubu ikomeye. nkubwire ubunyamwuga hari bwo ikintu buragora. kimwe urabona nka uwo bita ngo ni poster boy wa Cote d'Ivoire yari ari mu makuru cyane kurusha n'ibyo atanze mu kibuga ni Diomande urumva mu kanya narebaga ko muri bamugereranyaga na Amadiyalo muri Afcon igitego kimwe ibya Amadi bitatu oya ntabwo arakina reka assiste 0 Amadi imwe reka ntabwo arakina ibikombe by'isi Amadi ibitego 2 Diomande 0 assiste mu gikombe cy'isi Diomande afite imwe Amadi no Diomande ntabwo arakina ati rero kanoka ikintu cyo kumanaginga squad afite yawe 20 ni muto ntabwo arakina uri 19 ntabwo arakina 19 19. merci ntabwo arakina n'ubu ngubu analize nyinshi kuri ya Diomande nyuma y'aho izina rye rigendeye mu mamiliyoni ijana ejo bundi Leipzig ivuga ngo ntayo nshaka hakaza bamwe bakunda kwandika cyane bavuga bati hano harimo abasazi babiri ni Liverpool yatanga cyangwa undi wanze kuyakira buriya afite umukinnyi boreze gatoya bose buri isi yose itangira kuvuga iti ufite match ebyiri aho ngaho reka tukurebe niba uhwanye n'icyo giciro ariko benshi bahagurukaga bakubwira nge numvije n'ubundi Zlatan avuga ati no icyo mbona kuri uno muhungu ni kimwe impano irimo irapakiye ariko akeneye kutiteza amakipe makuru na pressure yakomereza muri Leipzig akagira ibyo akosora mu mikinire ye kuko urabona ko ari muto mu madesisiyo ye ego ni muto buriya ari umwana ni nyinshi kurusha impano buriya hari umwana wari uzamutse unakina neza mu Budagi yitwa Bazumana Toure waje asimbura navuga kuki adakina iminota myinshi ibi bintu byo byivugwamo uhita ubyumva iyo hatabayemo competition iri équilibrée birumvikana ko ekipe Cote d'Ivoire gusezererwa David harimo n'akantu kaje mu byumve neza abatoza birumvikana ko nabo bari mu agence nabo niyo tendance ko umutoza uri muri agence runaka niyo kuri uyu mukigesha kumukurura muri agence abanza sene masezerano ya agence none umugore wawe yari umwagenti aseze ni conflit d'intérêt no ni conflit d'intérêt total kuri Cote d'Ivoire nibigenda bivugwa nyuma yo gusezererwa basezerera ikipe y'igihugu ya Norvège wari umukino wa mugani ukomeye ariko ikinyoni kikaba haranze urabona ko imbaraga za Norvège zishingiye kuri leadership yabo cyane leadership yabo bafite umuzamu wabo wabafasha akazi gakomeye defense yabo nako ifite ka organisation yabaye compact cyane yanga kuva ku izima noneho mu cyo bita animation ya contre attaque zabo ni experience ya Odegaard nka kapiteni wabonaga ko buri kanya arabura gatashake kila pass na muvuma za abantu zo wazibonaga ba Haaland binyabyanyana n'abanusa urumva ko wabonaga ko buri kanya Cote d'Ivoire basaga nk'abayihindukiranya ukabonera sa nk'iyirwanaho kuko yabaye nk'idomina cyane se ngira ngo wanabibonye ko n'igitego cya kabiri cyavuye kuri ya contre attaque aho ntago umupira wagera kuri Haaland hari ahantu ngo viremaho n'ibyo maze abahungu baragenda baraserebra kuko nyuma y'igihe kinini cyane nayo ntago twari tuyizi muri bino bintu ndavuga Norvège ariko generation yabo biragaragara ko byibuze si ya yindi ya mbere ariko iragereje kurenga byibuze aho bamaze igihe ibatarenga baricara ubundi bakora icyo bita ngo ni row ni Viking rolling buriya mu mato yabo bajya mu ntambara nuko nguko aba Viking bambukaga bajya kurwana urumva baca mu mato rero nibyo ngibyo bakora bigana nabo nanga yambye zacu Jalike yewe mbona igihugu umugabane wacu wa Afurika dutsinzwe ibitego bibiri bisa buri munsi ibitego bitanu indako ibitego byo 5 ya nyuma y'igice cya mbere ibitego byo 5 ya nyuma y'igice cya kabiri icyo kintu ni indwara tubaza ibisi turabigaruka ikintu rwose ni ikintu kirimo kiragaragara ikindi turimo turatsindwa igitego après celebration nyuma yo gucelebra uragarika ikindi hari maji igitego Senegal yatsinze Mbappé agahita bakosora n'ibyabaye nibo babirebye neza harimo passivité défensive igaragara icyo kintu cyo gutsindwa ku gitego cya mbere imagine ku gitego cya mbere ni déconcentration kandi football c'est le mental pour l'homme technicité ni ngombwa physique ni ngombwa ariko mu mutwe ni ikintu gikomeye cyane uzumva n'abatoza muri discours uzumva n'abakinyi muri discours akubwira ati nyaboneka ni hano tube concentré kuko nago wambwira ngo uriya mukinyi atsinze igitego cya mbere harimo umukinyi Nicolas Pepe nakoze bloque Rukuma Sidiki Franck Kessié urebye kuri iriya foto y'igitego cya mbere yizanye ntagakoze bloque inyuma mu mugongo we Gelado yakoraga iki barabakinyi batatu nta bloque igitego cya kabiri
Eringalande asigaye wenyine mugiye kwataka balo muri abantu bane nta na marikaje mu mugongo we. Ibyo ni ibintu ni imidefandire y'umuntu uri muri akademi, ntabwo ari imidefandire y'abaprofesiyoneri. turi kuvuga abaprofesiyoneri, turi kuvuga igikombe cy'isi. iyo konsantarasiyo rero iragoye cyane, kandi konsantarasiyo uwa mbere ugiramo uruhare ni umutoza, birumvikana niwe leader, niwe ugomba kubakangura, niwe ugomba kubabwira nyamuneka ya minota, nyamuneka mufashanye. igice cya kabiri niwe ugomba kubikora. aha rero niho tujya kubona tukabona kirakomeye cyane umugabane wacu, niho birangira ubona amafederasiyo avuga ati kanshaka undi muntu utazi ibyacu ayobore zino gurupe, kuko nishatse nk'umutoza yego urumva. ariko ubwo nta kindi kigiye kuba, bagiye kugenda bamushakira undi Mufaransa mushya utazi iby'amajanse n'ibiki, bati ngwino uyobora ikipe kandi do akenshi muri ni ibyo ngibyo ku mugabane wa Afurika ubona ko mu by'ukuri urebye igitego Afrique du Sud yatsinzwe, wajya kureba Sud yabitsinzwe kenshi bimeze gutyo, warajya kureba Cote d'Ivoire, wajya kureba MP Senegal. biragaragara ko twari turi 9 muri 16e de finale, ariko turarisika kuvamo turi bakeyi gusa. babiri deja bamaze gutaha. Nemera ko ikipe regarde timo turavuga igitego cya mbere, David reba irashusho hejuru buri uri inyuma ye ni Gerardwe, abakinnyi bari muri surface, uyu ni Pepe. No, tureke barindwi, reba le porteur du ballon n'abamwatasa bari uriya w'inyuma arakora iki, niwe fullback Gerardwe, uriye Frank Kessié kameme ngwino serere inye ngwino bloque, umuzamu ari wenyine uramunaga deuxième poto. natwereka igitego cya kabiri, none kiba gitangaje. igitego cya kabiri c'est vraiment honte. n'abakinnyi bakina ku mugabane w'Uburayi bagira ngo ugiye ku muzamu wa Norvège ukagera kuri England, urakeka ko bakina ku rwego kurusha aba Ivoirien? Pas du tout. ni iki se babarushije? niyo concentration, niyo roseriye, navuga ko nari roseriye mu kazi. ni ikinyuranyo ubundi usanga hagati yacu n'abo atone ishusho y'igitego cya kabiri ngo urebe biteye isone. ku munota wa kangahe tugiye kuruhuka, harimo abantu harimo abakinnyi benshi bavuga ati none ubwo bibaye 0-0 tukaba tukiri mu minota ya nyuma, reka tujye kuruhuka. ariko football ntabwo ariko imera, football iri kuza ku munota wa nyuma kugira ifirimbi ivuze, tukirya ku munota wa 20. twabonye se ibihugu bingana iki David bitwara igikombe ku mugabane w'Uburayi ku minota ya nyuma? ntabwo twabonye za Euro 2000 ku masegonda ya nyuma. iyo concentration iyo uyibuze kurara amasegonda ni ikintu gikomeye. ikibabaje turabibona cyane ku makipe ya Afurika, tubibona kenshi cyane, turabitsindwa cyane yo munsi y'ubutayu bwa Afurika. Cote d'Ivoire rero ubwo urugendo rwayo muri no mikino y'igikombe cy'isi ruba rurangiriye ahangaha. rero ubwo ibyo byose birimo biravugwamo, ntibyari ngombwa avuga ngo yego ngo twakoze ibintu ngo biri hejuru ya generation Drogba, sinabyari nko ku president y'izina, ariko ibintu bakoze franchement ni bike par rapport ya groupe bafite, ni bike cyane. ahubwo icyo kwibaza ni bike cyane par rapport y'aba adversaire bafite. icyo kubabaza MS Faye yagakwiye gukomeza. iyo ni deba bagiye kugira iwabo, kandi ayo makuru niba bayabonera gihamya. icyo kibabaje ubwo Eric ten Hag yazize iki David yageze muri Bayern Leverkusen nyuma ya 4 jours kuzana inyungu ze muri equipe y'abandi. c'est fini. none se ubundi Sirik umutoza wawe nano mu Rwanda, umutoza wawe w'imusanganye umukinnyi gena Rekrise duhuje umwaje barahari mu maklebe hano, kandi hano barahari naho tubizanye ukuri, hano biruzuye. umutoza arashaka kwimukane groupe yose bitewe ni na intérêt runaka zirimo. nyaboneka abayobozi mujye mucungana n'utwo tuntu kubera ko birangira objectif araza akica abakinnyi mu mutwe ati wenda kujyana aha ujoining aha ngwino ukine bigende gutya na gutya. ni n'amakipe amwe namwe turerwe tugiye kuganira nayo hano. urayibuka neza ko ikimwe mu bintu byabaye gikomeye cyane nuko hari abakinnyi bamwe baviriyemo. oya niyo uganire n'abakinnyi bamwe bacu ahangaha barakubwira ati umutoza ntago yambaniye kubera ABCD birimo intérêt. Cote d'Ivoire yari yaracitse ku gukoresha bene igihugu, yakoze neza atwara uyu nguyu amahirwe amugwaho, sinabana amahirwe gusimburanya kwigenda Claude Gassier, birangira atwaye igikombe cya Afurika bamuha n'amasezerano. Uziki nazize buriya Sidik kiriya gihe asimbura Gassier ntabwo ari kubikora biriya bintu. oya ariko ko yatwaye Coupe d'Afrique des Nations yumva ko deja yabaye un coach confirmé. iyo confirmation rero nimuteye confidence yo kubrikora no gushaka gukora utwo tuntu
ariko buriya byica gurupe. Urakeka ko afcon y'ubutaha ngo afcon n'ejo bundi mwaka utaha, afcon n'umwaka utaha. Iyo afcon rero n'iriya gurupe itashye yumva ko ifite un sentiment d'un travail inachevé, baba bumva bavuga ati nitugaruka tuzagaruka mu buhe buryo. MSV ubwo ni ugutegereza. perezida wa federasiyo yariyo yitwa Ahmed Diallo yari kumwe nabo. ese araza gukomeza kumugirira icyizere kuko ubu gikomeje kuri Cote d'Ivoire ni ugushaka itike izajya mu gikombe cya Afurika kizabera muri aka karere kacu duherereyemo. Hamwe rero na Gorilla Games nk'uko nabikubwiye, turi kumwe kandi na Sportland.